dutanga inkunga dutanga ingwate duhereza ku bushobozi kugira ngo iterambere rishoboke buri wese agomba kubigiramo uruhare ab'imbaraga nke bakunganirwa abanyarwanda bakazamukira rimwe. Ni nayo mpamvu mu mwaka wa 2011 leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega BDF kugira ngo gifashe korohereza ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse kugera kuri serivisi z'imari. BDF ni kimwe mu bigo by'ingenzi bishyira mu bikorwa gahunda y'igihugu ishinzwe umurimo. Usibye icyicaro gikuru cya BDF kiri mu mujyi wa Kigali, amashami yayo tuyasanga hirya no hino mu gihugu, aho itangira serivisi zinyuranye, zaba izo yitangira ubwayo cyangwa izitangwa binyuze mu masezerano ifitanye n'ibigo by'imari. Urubyiruko runagize 65.3% by'abaturage b'u Rwanda nk'uko ibarura rusange ry'abaturage ryo muri 2022 ryabigaragaje, ni icyiciro BDF yitayeho ku buryo bwihariye muri serivisi itanga. Hirya no hino mu gihugu urubyiruko rwagiye rubona serivisi za BDF zinyuranye zirufasha gutera intambwe mu mishinga y'iterambere, byabahinduriye ubuzima bituma banagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Serivisi ya mbere urubyiruko rworoherejwe kubona ni ukwishingirwa. Nayimenye bitewe n'uko nashakaga kwagura business yanjye, hanyuma nk'ibisanzwe nk'urubyiruko nza kugira ikibazo cyo kugira ingwate ntoya. Tuza gusobanurirwa ko hari ikigo kishingira abantu urubyiruko ufite imishinga badafite ingwate ku buryo rwabona amafaranga. Ni muri urwo rwego rero naje kubasha kuyibona. Baradufasha natwe bwa mbere atwishingira, bwa kabiri nabwo baratwishingira, kandi byagenze neza kuko mbere twajyaga ikibazo cyo kuba umuntu adafite ibicuruzwa, ariko ubu ngubu biragenda biza kuko umuntu abasha kugenda akarangura kubera ko amafaranga aba yabonetse, ubundi ukazana ibicuruzwa abaturage ukabona ibyo uha abakiriya bawe. Banyoriyantayo baramfasha, babasha kunyishingira nanjye n'ubwo buryo nabimenyemo biciye mu kigo cy'imari nakoranaga nacyo. Hano haba harimo kuranguza na detaye abivanze. Umuntu abasha kujya kurangura niba nk'ibyo gucuruza mu kabari bakisenda nka 50, abasha kurangura amaji amarikeri y'amoko agiye atandukanye, nayo amaji arenga 200, marikeri arenga 100, urumva ko bigiye birimo. Nabashije gukora ahandi hantu abantu bashaka kunywera, badukorana afite abakozi bagera muri 4 kandi bahembwa bose ku kwezi. Harimo bubatse, abatunze urugo, harimo n'urubyiruko. Ndumva rero bose babayeho kubera ko bakora ngaha, dukorana akazi ka buri munsi. Ndumva ko hari icyo bimaze. Imbere biragaragara ko ari heza. Ni heza kuko iyo ufite ahantu ushobora kuvuga uti ndakura ibi, ukabasha gupuraninga wenda mu myaka 5. Ni byiza, ni heza nk'uko bitubwira ibyiza biri imbere, kandi ndatekereza n'ibirenze bituzabigeraho. Indi mishinga y'urubyiruko yagiye ibona inkunga ya BDF. Iyi nkunga itangwa binyuze ku bafatanyabikorwa ba BDF barimo imishinga inyuranye nka SIDAT, RDDP, NCPD n'iyindi. Uyikeneye agasabwa uruhare rwe rwa 50% by'agaciro k'umushinga. Aba ni bamwe mu rubyiruko babonye kuri iyo serivisi y'inkunga. Ndi umunyeshuri, numva hari imishinga yo kwapurayinga BDF irimo gufasha urubyiruko. Hari abagendaga babivuga mu duce tumwe na tumwe nari mperereyemo, nyisoza ishuri rero nari mfite agakantine gacuruza amata. Ndavuga se wasaba dayari, asaba ibyuma nkakora dayari. Niko kugenda njya kuri BDF, abayobozi bari BDF bangiramo inama, barambwira ati nta kibazo twagufasha, ndapurayinga, saba ibyuma, baza kubima, twapurayinze. Wasizanaga 30 bakaguhereza 70. Ko kubona ibyo mubona atangiye gukora ndikorera amaze imyaka 5 nkora. Ikonje nashoboraga kuba nacuruza litiro 20 ku munsi cyangwa litiro 25, ariko bamaye kura ijyamo litiro 500 ku munsi. Nshobora gucuruza litiro 300, 200 byagenze nabi. Ndahamya ntashidikanya rwose ko byangiriye umumaro cyane.
si iyi ngiyi mfite gusa, byamuhaye iyindi dayari, hari dayari nafunguje yindi irimo icyuma nk'uko ureba gutya, birimo ibi Kigali, nageze ku bindi, naguze ibibanza, nanjye naguze ikibanza muri Bugesera, ni ibintu byiza cyane, yangejeje kuri byinshi, maze kuguramo ibibanza 3, hari n'abandi nahaye akazi nanjye. Usanzwe umushinga wanjye ufite agaciro ka miliyoni 10. BDF yantangiye miliyoni 7.5, nanjye nitangira izindi 2.5. Ukuntu irimo kunsapotinga, urumva nyishyura minerivare, nta modoka ngira, iyo tike, kurya, gukodesha, byose ni ibimenyero. Urubyiruko kandi rugaragara mu mishinga y'ubuhinzi buhingira isoko n'ubworozi bukozwe kinyamwuga, yishyurwa ku nyungu ya 12% ku mwaka. Inkunga nyunganizi ya 30% yemererwa umugenerwabikorwa wishyuye neza nk'uko bigenwa n'amasezerano. Umubyeyi wanjye kuko we yari asanzwe afite ifamu y'inkoko, arambwira ati nyamara ushatse wajya muri iyi business y'inkoko, ariko niwe wihitiramo, ufata amafaranga makeya ngo utize ikibanza Mayange, worora inkoko nkeya zihwanye na miliyoni 2.5 ari kumwe. Ndorora, natangiye ku nkoko 500, nororera aho ngaho bari bampaye. Nyuma rero nibwo naje kumva projet sinayita ubwo ni nka produit imwe ya BDF. Iyo bari bafite bavuga ati wize kaminuza, ufite projet y'ubuhinzi n'ubworozi iri kugenda iri gukora, bampa miliyoni 10, ngomba kwishyura 7 ku nyungu ya 12%. N'ubu ngubu sindarangiza kwishyura, ariko nzarangiza kuyishyura uyu mwaka, ndangizanya nayo kuyishyura. Kandi urumva dukana neza, niba icyo gihe nari mfite inkoko 1000, ubu nkaba mfite inkoko 3000, kandi mfite n'ubutaka, mu butaka bungana na hectare n'ubundi naguze. Project yanjye yari igeze ihagaze nka miliyoni 10, uko yari imeze icyo gihe mfite inkoko 1000. Ariko hinjiyemo iyo support ya BDF, biri kuyingayinga miliyoni 80 gutyo hafi aho ngaho. Bitabahungu bahoraho buri gihe bamfasha, dukorana buri gihe, baraba hano buri munsi bari aha ngaha bamfasha 2, nkagira n'abandi byibuze 10 buri mezi 2 bamfasha mu mirimo ya nyakabyizi, kuramo ifumbire, gukingira inkoko, kuzambika marinete, ibintu nk'ibyo ngibyo koreraho. Uro ku butaka narabubonye, nta kindi kigiye gukurikiraho, ndashaka kugira byibuze inkoko 20,000 nkaba mpagarikiye aho ngo nkareba ikindi kintu njyamo. BDF iha urubyiruko indi serivisi y'ikodeshagurisha ku bakora imirimo y'amaboko ibyara inyungu, bakorera mu dukiriro tuboneka mu turere twose tw'igihugu, cyangwa se indi mishinga ikorera hanze y'udukiriro. Aba ni bamwe mu babonye inguzanyo y'ikodeshagurisha. Twishyize hamwe nk'abantu twari turangije kwiga ubwubatsi kugira ngo tujye dushaka amasoko, nyamara kubera kubura igishoro no kubura ibikoresho, kenshi twashakaga amasoko ntituyabone, ariko tuza kugira umugisha ubwa Minisiteri y'Urubyiruko n'abandi bafatanyabikorwa, tubona isoko ryo gufata neza imihanda y'ibitaka. Iryo soko rero niho twahuriye na BDF kuko nayo yari umufatanyabikorwa. Hanyuma BDF duha ibikoresho byari bihenze ku kigero cyacu, ariko BDF irabiduha, tukagenda twishyura gakeya kandi ku nyungu iri hasi. Ibyo byatumye tudahomba, ahubwo kuri ubu ibikoresho twarangije kubyishyura ndetse turacyabikoresha. Twahawe imashini itsindagira, imashini ntoya itsindagira, ndetse n'ingorofani 8 byari bifite agaciro karenga miliyoni 4.5. Ibikoresho twahawe byadufashije kunoza imikorere yacu, kuko ibyo twasabwaga muri kontra yo gufata neza imihanda y'ibitaka ntabwo twari bubigereho igihe cyose tudafite ibikoresho. Bituma tubasha kwishyura abakozi bacu, ndetse natwe ubwacu turizigama. Uyu munsi dufite imishinga twifuza kwitezamo imbere, imishinga twifuza gushoramo imari, imishinga cyane y'ubwubatsi. Dukora akazi kajyanye na graphics, kwandika ibyapa, twandika ku bikoresho, amalaptop, intebe,
nkakora ibyapa byaka n'ibindi bitaka kwandika no ku myenda. Nibyo nize muri segonderi no muri kaminuza. Muri kaminuza nize Industrial Art and Design. Nibyo nakoraga ariko ntabwo nari mfite ibikoresho bihagije. Ntabwo nari mfite imashini, so nabana bashaka kubona abona amasoko ariko simbona imashini zo kubikoresha. Amaga isoko nahitaga ngenda nkareba umuntu ufite ibikoresho tukavugana amafaranga na patanye, tukavugana percentage nyine agiye kubikorera tugafatanya nyine tugakora akazi. BDF bamaye n'imashini yandika ku bikoresho, yandika ku bikoresho, engraving machine. Iyi mashini kuyibona ntago byangoye kuko cyari gikenera amafaranga. Ikintu cyari kigoye no kuyigura kuko kuyigura imashini iva hanze, ivaho ahantu honyine ikorwa ni mu Bufaransa. So rero ikintu cyabayemo nine no kuyitegereza kugira shipping yayo, hanyuma imaze kugera mu Rwanda ntago byagoranye. BDF yagomba kwitaga yishyura umusupplier wayizanye. So imashini nayibonye ndetse imashini banayimaye umusupplier yimaye mbere yuko na BDF namwishyura rwose. Narabanje ndayifata imashini ndayikoresha ndabakonfirma ndababwira imashini nzima, umuntu bamwakwishyura umusupplier wayingurishije rwose baramwishyuye. Kuko bansabye ko nanishyira muri insurance byose turabikora. Iyo ugeze ikibazo ifite ubwishingizi kuvuga ngo iyo mashini still n'ubundi iri mu biganza bya BDF kuko ndamutse nishyuye neza wenda nk'amezi nkangahe still imashini baza bakayitwara kuko imashini niyo ihita ibingwate. Imashini bakimara kuyima mu by'ukuri nyine ari byinshi byakemutse. Kuvuga ngo niba najya kukazi gusaba akazi nkasaba akazi nta kintu mfite, ubu ndagenda nkabanza nkabahana sample kuko imashini ni yanjye, nkabaha sample dore ko imashini ikora ndashaka gukora ibi ngibi n'ibi ngibi. So noneho kano kanya uvuga ngo BDF ikintu yo yamfashije, uvuga ngo ubufasha bwa mbere navuga byibuze kuguhereza kugurira igikoresho udatanze ingwate ni support ya mbere. Support ya kabiri ni kuvuga ngo hari level nyine iyo wishyura neza nyine hari amafaranga bagusonera. Nifite projet nyinshi cyane hano, ngiye kwashyira icyo bita art gallery, gushushanya, tugiye kugura amamashini ya printing ibyapa, noneho ndi printing machine, tugiye kugura amamashini atandukanye, amakamera, photo studio, ibintu byose nyine ku buryo hano hantu nk'uko mwahabonye ari hanini cyane rwose. Niyo projet dufite. Uvuga ngo rero mu by'ukuri mu bijyanye no kuba naragutse cyane, maze no kubona ibigo byinshi kubera iyo mashini kubakorera neza, urumva n'ibigo byariyongeye ntabwo bikimeze nka hahandi kuko mfite confidence ndagenda nkababwira mfite imashini yanjye nyine nkumva ndi proud kabisa. Kuvaho COVID-19 yadukiye, BDF yasanze ari ngombwa gufasha ba rwiyemezamirimo bakabona amafaranga yabafasha kuzahura imishinga yabo. Muri bo rero harimo n'urubyiruko narwo rwabonye kuri ayo mahirwe kandi koko yarabafashije. Jewe ncuruza pharmacie vétérinaire, nkacuruza n'inyongeramusaruro. BDF yaje kutwigisha hano itugaragariza amahirwe hari y'abagore. Namaze kuba umugore, nuko rero batubwiye icyo gihe hari nyuma ya covid batubwira ko abacuruzi bahombejwe na corona hari amahirwe bafite yo kubona amafaranga. Bankoreye umushinga ni nabo bayidukoreye, bamaze kuyidukora bayitanga kuri sako. Hashize nk'iminsi ine baraduhamagara baratuguriza. Buri muntu yaraguzaga guhera ku 100,000 kugeza kuri miliyoni. Nyaranguza imiti y'amatungo, nyaranguza n'inyongeramusaruro, ndacuruza. Muri icyo gihembwe mitanguramo umurima w'400. Uwo murima nkuhinga ibigori. Navuga ko ari nk'inyuko ku gishoro cyagumyemo. Ndakomeza ndakora kuko nayishyuye mu myaka 2, nongera nguramo undi murima w'300. Ari nako nishyura inguzanyo. Ayo mafaranga rero yaramfashije kuko yatumye mbona ahantu ho guhinga. Ayo mafaranga namaje kurangiza kuyishyura n'ubundi sigarana igishoro cyo kuguma ngakoresha ku buryo mu bucuruzi bwa nyacuruza nta kibazo. Ubona bifite gahunda yuko nibimara gutunganya nzabaguza miliyoni 3 azamuka. Hari ubucuruzi bujyanye na papeterie burimo bugira service nyinshi zitandukanye, harimo gufata amavideo mu bukwe, gufotora amafoto, gutanga service zijyanye n'ikoranabuhanga zitandukanye, yaba za Rwanda Revenue,
iz'irembo mifotora ndetse n'izindi nyinshi cyane. Kovide ubucuruzi bwanjye bwabaye nk'aho buhagaze, igishoro kirabura, abakiriya nyine baba bake bitewe n'uko batabashaga gusaba amaserivisi nakoraga, ariko nyuma y'aho ngannye BDF bakamfasha nkagura imashini, ubona ko mfite imashini 3, urabona ko nateye imbere bitewe n'uko nabifashijwemo na BDF. Mu kunyakira nta mananiza yabayeho, barambwira ati icyo twakushishikariza ni ukuzakora ibikubiye muri umushinga wawe, dore ko tuzanagwana ku mafaranga atari no ku nyungu wenda zingana iza banki. Dore ko niba bashaka kugutera inkunga ukaba wakubasha kwishyura gake gake, bityo bikaba byagufasha mu kazi kawe ka buri munsi ukora. Yafashije kuba nagura ibindi bikoresho bikenewe, nk'ubu naguze imashini 3, ngura kamera 2, buri mashini yandika ku myenda, ndangura n'ibikoresho muri papeteri babikenewe namwe nk'uko mubibonamo, bityo ndumva iyo nguzanyo yaramfashije cyane. No mu buzima busanzwe rero BDF yatumye mpura n'abandi bashoramari, kuko hari abandi bafite amafaranga bisanzwe bakavuga ati uriya muntu turabona twakorana nawe ku rwego agezeho rurashimishije. Nanjye nkumva ko rero urwo rwego ngezeho dukesha BDF kuko niyo itumye ngeraho ngeze ubu ngubu. Dore impanuro, uguhwitura no gutanga inama ku rubyiruko kuri bagenzi babo ngo nabo bahaguruke bagire ibyo bakora, hanyuma BDF ibunganire. Ikintu nababwira nk'urubyiruko muri rusange, cyane cyane rw'abakobwa, twebwe abakobwa tugira imbogamizi nyinshi, ari nayo mpamvu usanga kenshi tubyara inda zitateganyijwe. Ibyo biterwa n'iki? Biterwa n'ubukene, ariko ubaye ufite ikintu ukora wihugiraho. Ikintu nabashishikariza rero ni ukugana BDF ikabafasha, ikanabigisha uburyo babasha kwiteza imbere. Management nziza, kwihangana, kugira ibyo wigomwa, kutagendera no mu bigare, kuko ushobora kwishinga abandi uko bari gukora nk'umuntu uri muri business, ntihashire n'ukwezi kumwe ayo mafaranga atarangiye. Icyo nababwira ni uko kwishyira hamwe nicyo cy'ingenzi. Igihe mwishyize hamwe, BDF ibasha kubafasha kwiga umushinga, ikabakurikirana, ikabafasha kubona ibikoresho nta ngwate, ikanabafasha kwiteza imbere kuko ibaba hafi buri munsi, ikabagira inama nk'uko natwe yagiye itugira inama. BDF ifite gahunda ihamye rero yo gukomeza gufasha urubyiruko rwo shingiro ry'iterambere ry'u Rwanda rw'ejo hazaza. Ni iki urubyiruko rushima? Turashimira ubuyobozi bwacu bwita ku rubyiruko, bukadushakira akazi, ntibudushakira akazi gusa, bakadukurikirana, bakatugira inama, bakatwereka amahirwe atandukanye. Turashimira na BDF yemera kudufasha mu bikorwa bitandukanye by'urubyiruko kandi ikatwihanganira. Urubyiruko hari ubwo duhabwa inguzanyo, ugasanga rimwe na rimwe iyo tugitangira bitangiye kutunanira, ntabwo bahita baza ngo bagukure muri gahunda. Barakwihanganira, bakakugira inama, ukajya ku murongo, ukishyura neza. Ndashimira leta nziza dufite y'igihugu idutekerereza twebwe nk'urubyiruko, kuko ntago ari mu bihugu byose wasanga hari aya mahirwe. Ibintu biragoye kumva ngo umuntu araje utamuzi, utazi aho atuye, utazi aho yaturutse, utazi amateka ye, ukamufasha gutyo gusa for nothing, just documents, ukamuhereza amafaranga akagenda nta ngwate. Ndashimira n'abantu bajya bafata umwanya bakajya gukora ibiganiro ku maradiyo, kuko amakuru menshi tuyumva nyine. BDF kuriya rwose muzabikomeze, kuriya mujya mukora ibiganiro ku maradiyo nyine. Hari ukuntu umuntu akurikirana ikiganiro kiri buceho uwo munsi ukumva ni ikiganiro cya BDF. Guha imbaraga urubyiruko rugashyira mu bikorwa imishinga y'inzozi zarwo ni ugutegura ejo heza h'igihugu. BDF ntizakura mu ruge mu nshingano yahawe, kandi irakangurira n'urubyiruko rutaramenya inzira igana BDF kari nyabagendwa.